dufite imyiteguro ishyitse y'ubwami bw'Imana. Ni gute umuntu yakwitegura ubwami bw'Imana? Turi mu isi, turirirwa muri ubu buzima, ariko Imana ntabwo ari ubu buzima yatugeneye. Hari abantu barimo kurya isi. Dufite ubwami abana b'Imana bagomba kuzajyamo. Nshuti zanjye, kuba muri iyi si ugaca mu bibazo waciyemo, ukabura ababyeyi, ukabura abavandimwe, ukaba mu buzima bugoye, ndetse ukaba mu buzima bubabaje, aho amarira yakubereye nk'ibiryo, warangiza ntuzagere mu bwami bw'Imana, cyaba ari ikibazo, cyaba ari igihombo. Muri uyu mugoroba ndasaba Imana ngo itwumvishe uburyohe bw'ijuru, kandi ijuru rimanuke rize ribane natwe muri aya materaniro, kugira ngo ababaga ku isi gusa nk'aho ari ryo herezo, Imana izamura ibitekerezo byabo, banamenye yuko bagomba kuzaba abaturage ba buriya bwami mu izina rya Yesu. Muhagurutse dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugize umugisha kandi tunejejwe nuko ngiye kuduha umugoroba mwiza. Tumaze iminsi tugambirira tuba hafi yawe. Reka tugushimire ko watangiye no kuduha imbaraga. Muri ino minsi turimo turanezezwa n'iki ijambo ryawe ritubwira n'amasezerano yawe. Imitima yaturyaga urimo urayikoresha neza, ikagambirira kuba mu ruhande rwawe. Uyu mugoroba turifuza kumenya icyiza cy'ubwami bwawe, turifuza kumenya ibisabwa kugira ngo tuzabe mu bwami bwawe. Kenshi na kenshi dusezera ku nshuti n'abavandimwe n'ababyeyi, tukandika ngo tuzahurira aheza mu ijuru. Ariko se mu ijuru icyangombwa cyo kujyayo ni ukujya mu isanduku? Hoya. Imyiteguro yacu y'uyu munsi, inyifato yacu y'uyu munsi, amahitamo yacu y'uyu munsi bifitanye isano n'ubwo bwami. Muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga iby'ubwami bwawe, ureke ubwo bwami bwinjire mu mitima yacu, kugira ngo impinduka idasanzwe iboneke. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mariko igice cya 13 umurongo wa 24. Mariko 13 umurongo wa 24, Bibiliya iravuga ngo ariko muri iyo minsi hanyuma y'uwo mubabaro izuba rizijima, n'ukwezi nikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ibi ni ibimenyetso bizagaragara Yesu agiye kugaruka. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu, afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Yesu azagaruka afite ubushobozi n'ubwiza, kuko igihe Yesu yajyaga gupfira abanyabyaha, ubushobozi bwe yari yabuhishe n'ubwiza bwe yari yabuhishe. Umurongo wa 27, Bibiliya iravuga ngo azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Yesu nagaruka azabwira abamarayika be, ababwire ngo intore zanjye nimuzegeranye. Intore z'Imana zizaba ziri mu birere bine. Mu magambo make, buri nguni yose y'isi Imana ihafite abantu bayo. Mu bihugu byose, mu madini atandukanye, Imana ihafite abantu bashakisha ukuri, bavuga bati ukuri ni ukuwe ngo ngugenderemo, bamenye ukuri ntibakuryamire, bakora ubushakashatsi bakabwira Imana bati Imana nagushakishije umutima wose, uzandinde ko nyoba. Aba bantu rero kubera ko babana n'abamarayika, abamarayika akaba ari bo babigisha, abamarayika bakaba ari bo babarinda, abamarayika bakaba ari bo babafasha gukunda iby'Imana. Aba bantu Yesu nagaruka azavuga ngo nimutoranye intore zanjye mu birere bine. Ese uyu munsi uri intore y'Imana? Waratoranyijwe? Ufite imyiteguro y'ubwami bw'Imana mu mutima wawe? Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo ariko bene data
ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Abantu bacu bapfuye, abantu bacu bagiye tukibakunze. Imana irabizi neza ko hari umunsi tuzongera kubabona. Ujya ugira amatsiko y'umunsi uzahura na papa wawe wapfuye, uzahura na mama wawe wapfuye. Ujya ugira amatsiko yo kuzabona ku munsi w'umuzuko barumuna bawe, bakuru bawe, nyogokuru wawe, mama wawe, sogokuru wawe, n'abandi bantu bawe n'inshuti zawe mwatandukanye mu isi. Ibyo Imana yabiteganyije ko bizaba igihe Yesu azaba agarutse. None uyu munsi umuntu niba arimo gupfa tukandika ku ndabyo ngo nagende ntituzongera kumubona, ubwo murumva tutamaze guta umutwe? Niba umuntu apfa bagahita bavuga ngo agiye mu ijuru, niba umuntu asigaye apfa abarokore bakavuga ngo amagare y'Imana aramujyanye, Yesu azagaruka kuzura nde? Izi ntore z'Imana zizegeranya abantu. Nshuti zanjye, Pawulo arabandikira ngo batamera nk'abadafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nasomye amagambo akomeye avuga ngo impinduka itarimo kuboneka uyu munsi ntuzayitegereze ku munsi w'umuzuko. Umuntu wese azazuka, ijuru rizatuma azuka akurikije uko yapfuye ameze. Umuntu wapfuye ateganya gukora icyaha azazuka n'ubundi apanga gukomeza gukora cya cyaha. Ariko umuntu wapfuye ubuzima bwe amaze kubwegurira Imana, ameze nk'uko Stefano bagiye kumutera amabuye, yubuye amaso areba mu ijuru, abwira Yesu ngo ubugingo bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Umuzuko wa Stefano uzaba ari umuzuko special, kuko yasoje ubuzima bwe yiyunga n'Imana. Azakanguka asanga ubuzima bwe Kristo yarabufatanyije n'ubuzima bw'Imana. Satani arashaka yuko tuzaza dupfa, ku buryo abantu baje kudushyingura bazaza bavuga ngo uyu mwana urupfu ruramwibye. Bagukubitira icupa mu kabari, ujye gukura inda mo inda uyigweho. Satani agucunge ukora agisida mu minsi ujagaraye upfe nta bugingo. Mwitonde cyane. Niyo mpamvu ikintu cyose umwanya wose ufite jya ushaka uburyo umutima wawe wera, kuko uri umukandida wo gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Kandi umuntu uko apfuye niko azazuka. Yesu azazura abantu bazaba baramaze kumwegurira ubuzima bwabo. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Mu ijuru hazajya abantu b'amatsinda abiri. Abantu bajyaga baterwa ubwoba no gupfa, ariko Imana itazemera ko bapfa. Nk'uko Eliya yahoranaga ubwoba bwo gupfa, ariko Imana ikamujyana mu ijuru adapfuye. Ariko mu ijuru hari n'abazajyayo baraciye mu rupfu nk'uko Mose byagenze. Kuri iyi mirongo ibiri y'abantu bazajya mu ijuru, umurongo w'abagiye mu ijuru bazutse bari barapfuye, n'umurongo w'abantu bagiye mu ijuru batarigeze bapfa, muri iyi mirongo uzaba urimo. Uyu munsi urimo urashaka kuba mu mirongo y'abasitari, urashaka kuba mu mirongo y'abantu b'abakoboyi, urashaka kuba mu mirongo y'abantu bakomerwa amashyi. Ariko nagira ngo nkubwire, tekereza neza. Timoteyo, Pawulo yamwandikiye ibintu byinshi, ariko yamwigishije uburyo bwo gucunguza uburyo umwete. Abefeso, Pawulo arandika mu gice cya 5 ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Bantu b'Imana, muri uyu mugoroba, rubyiruko bajene bagenzi banjye, ndimo ndababwira ikintu gikomeye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana.
nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Kuki abamarayika bazavuza impanda? Dufite indirimbo ivuga ngo vuza impanda yumvikane hose ko Yesu agiye kuza. Ubu butumwa turimo kubabwira, iyi ni impanda irimo guca mu matwi yanyu. Mu gihe cya Isiraheli bavuzaga impanda ku bintu bitatu. Icya mbere, bavuzaga impanda iyo hari umwanzi wabaguje kugota umudugudu. Icya kabiri, bavuzaga impanda iyo hari ubutumwa bwihutirwa bakeneye guhabwa. Icya gatatu, bavuzaga impanda ku munsi mukuru. Kubw'ibyo rero ubu impanda irimo iravuzwa. Amatwi yawe ntabwo mbizi niba ari mazima, ariko ku munsi w'imperuka abantu bazumva ijwi ry'impanda y'Imana ni abantu bazaba basanzwe bumva impanda y'Imana. Ntabwo nzi ubwoko bw'amatwi ufite, ariko igihe iyo mpanda izavuga, abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Uyu munsi Bibiliya ivuze ngo muri Kristo, ibivuze ko mbere y'uko upfa ubuzima bwawe wabweguriye Yesu. Mbere y'uko upfa agahinda kawe, ibyaha byose wakoze wabanje kubisabira imbabazi. Mbere y'uko upfa wavuye ku rutonde rw'abayoborwa n'umubiri uhinduka uyoborwa n'umwuka. Mbere y'uko upfa wakurikije amategeko 10 y'Imana ubeshwaho n'umwuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye, duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Tubwirana ayahe magambo iyo umuntu w'inshuti yawe yabyutse ababaye? Uretse kumuzanira ibintu by'imisingo n'urwenya, hari amagambo Imana yateganyije tuzaza tubwirana mu gihe twababaye. Ni amagambo akomoka mu ijambo ry'Imana. Nubona uhura n'umuntu mukaganira isaha, amasaha 2, nta kintu cy'Imana umubwiye kandi warayimenye, uzamenye ko wamaze kugwa. Nshuti zanjye, mu gitabo cy'umugenzi volume ya mbere harimo amagambo akomeye nasomye. Ni kuri page ya 28. Mukristo yageze kwa musobanuzi bamwereka ibintu bitandukanye. Mwibutse yuko igitabo cy'umugenzi, urugendo Mukristo yakoze, ugomba kurukora mu bitekerezo byawe niba ushaka kuzinjira mu bwami bw'Imana. Mukristo bamugejeje ahantu kwa musobanuzi rero, barangije baramubwira bati, musobanuzi abwira Mukristo ati, buretseho gatoya mbanze nkwereke ikindi kintu kimwe ubone kugenda, ariko iki kintu gishyire mu gaciro, ugiha agaciro. Yongera gufata Mukristo mu ntoki amujyana mu yindi nzu. Iyi nzu irimo umuntu wabyukaga ku buriri, kandi uwo muntu yari arimo kwambara, yahindaga umushyitsi cyane atengurwa. Yamujyanye mu cyumba kirimo umuntu. Uwo muntu yari arimo kwambara imyenda akangutse, ubona yahahamutse, yataye kontrole, atengurwa. Mukristo arabaza ati, ni iki kirimo guhindisha umushyitsi uyu muntu umushyitsi? Ni igiki? Musobanuzi abwira Mukristo ngo, uwo muntu ubyutse ufite ubwoba, ukangutse, ubona wataye kontrole, ufite ubwoba mu mutima, mubaza icyabimuteye. Mukristo abaza uwo muntu, uwo mugabo impamvu. Uwo mugabo abwira Mukristo ati, mutega amatwi, agiye kumubwira ibyamubayeho. Iri joro ryakeye narose ndota ijuru rihindutse umukara, kandi n'inkuba nyinshi zari zirimo gukubita, n'imirabyo yarabyaga. Ndatinya mpagarika umutima rwose. Ibi bintu bigaragaza yuko yarose umunsi w'imperuka wabaye, Yesu agarutse. Nuko ndaramye mbona ibicu byirukanka vuba cyane birusha uko bisanzwe, maze numva ijwi ry'impanda rirenga
mbona umuntu wicaye ku gicu, ingabo nyinshi zo mu ijuru zimugose. Uyu ni Kristo. Yarose umunsi w'imperuka, abona Kristo yicaye ku bicu, arangije abona ingabo z'abamarayika zimugose, bose bari bambaye umuriro waka. Ijuru naryo ryaragurumanaga, numva ijwi rirenga riti, abapfuye nimuzuke, muze mucirwe imanza. Ijambo imanza rimutera ubwoba. Bishoboka ko nawe iyo havuzwe urubanza umutima ukurya. Kubera iki? Ntabwo ubuzima bwawe wabweguriye Imana. Dosiye z'ibyo wakoze ntiwigeze uzishyikiriza Kristo. Yesu Kristo ni umucamanza wacu. Ariko nk'uko bigenda, iyo ushaka ko umucamanza kuburanira, dosiye zose uraza ukazimwereka. Ariko iyo urimo kuburanira umuntu, warangiza mu byo bamushinja bagahita bavuga bati ariko uranashinjwa yuko wakoze ibi ngibi. Warangiza ukamubaza uti, biriya bintu badushinje warabikoze? Ugahita ubwira umucamanza, harya ntabyo nakubwiye? Ibyo bavuze nibyo narabikoze, nabyo narabikoze, ariko ntabwo nabikubwiye, numvaga nimbikubwira uzacika intege, ariko nabyo narabikoze. Umucamanza ahita avuga ngo mva rero, niba udashobora kuzana dosiye zawe zose ngo wicare umbwize ukuri, umbwire amateka yawe yahise n'ibyaha byose wakoze, shaka undi muntu akuburanire, kuko njye sinshobora kuburanira umuntu ufite ibintu amisha. Kristo nawe niko ameze. Umuntu wamuzaniye dosiye ye ariko ukagira ibyo umuhisha, ntabwo iyo dosiye yawe Kristo azayifata. Kubw'ibyo rero numva ijwi rirenga riti, abapfuye nimuzuke muze mucirwe imanza. Uwo mwanya ibitare birameneka, ibituro birasama, abapfuye barimo bavamo. Muri abo bantu bapfuye bazukaga rero byagenze gute? Bamwe bishimaga cyane bararamye, abandi bashakaga kwitwikira imisozi ngo ibahishe. Abantu nibazuka bazacikamo amatsinda abiri. Uyu munsi wa none amadini ni menshi, ariko ku munsi w'imperuka hazacikamo amadini abiri. Idini yemeye ukuri, ikemerera Kristo n'igitambo cye ngo gikore mu buzima bwabo. Abantu bemeye kwakira amategeko y'Imana akandikwa ku nkomanizo z'imitima yabo, rizaba ari itsinda rimwe. Abandi ni abantu bazaba baratereranye Imana, babeshwaho no gukandagira amategeko yayo. Ubuzima bwabo bubinjiza mu kaga, bituma Imana bayigambanira kugira ngo barye, banywe, bambare neza. Ku munsi w'imperuka rero uzaba ari umunsi uteye ubwoba. Muri ayo matsinda abiri urapanga kuzaba uri muri ihe tsinda. Bamwe bari barimo kwishima muri izo nzozi, yabonye abantu bishimye barimo kuvuga bati, kaze neza mwami Uwiteka utuzaniye agakiza. Abandi ngo bari barimo gushaka aho bahisha amaso. Kubera iki? Barangaranye Yesu wabarebaga mu maso abingingira kwihana. Kubw'ibyo rero ntabwo bemererwa kureba mu maso ha Yesu. Uyu munsi dufite indirimbo ivuga ngo nzabona Yesu mu maso. Abazabona Yesu mu maso ni abasanzwe babyuka buri gitondo bagashakisha mu maso he. Ujya ushakisha mu maso y'Imana? Ese gushakisha mu maso y'Imana ni ukuhe? Ni ukubyuka ukiga ibyanditswe byera, ugasenga, ubuzima bwawe ukabwegurira Imana, ku buryo buri ntambwe uteye ubona Imana muri kumwe. Ibyo bintu niba bidahari rero, hari itsinda ugomba kuzajyamo ku munsi w'imperuka. Nshuti, uyu mugabo yarakomeje, arimo aravuga uko byamugendekeye. Yarose inzozi kandi yahahamutse, maze mbona uwicaye ku gicu abumbuye igitabo, ahamagara abo mu isi bose ngo baze aho ari. Ariko umuriro mwinshi uva kuri we wakaga imbere ye, ugashyira intera hagati ye n'abagiye gucirwa urubanza. Igitabo cyarabumbuwe, buri muntu wese wabaye ku isi yari yazutse. Abantu biyahuye
bari baraho, abantu bishwe bazira ubusa bari bazutse, abantu babayeho ku isi babashuka yuko ubwami bw'Imana butabaho bari aho ngaho, abagiye bakora ibyaha kugira ngo iminsi yicume bari aho, abagiye babeshya ngo barakijijwe nyamara ari abanyamanyanga n'ibisambo, ubu Kristo bakabugerekaho amanyanga, bazaba bari aho. Uzaba ari umunsi buri muntu wese agomba kuza imbere, agiye kubona igitabo kirabumbuwe. Ntabwo habumbuwe ibitabo, habumbuwe igitabo. Nshuti zanjye, umuntu utanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama afite akaga. Umuntu utanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwire gukorerwa ku isi afite akaga. Wakwibaza mu mutima wawe uyu mwanya ngo kugira ngo umuntu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo bisaba iki? Nta kindi bisaba, ni ukwemerera Imana ko ushaka guhindurirwa amateka, ukemera amaraso ya Yesu, kuko amaraso ya Yesu, ibyo Kristo yakoze i Karuvari, niyo karamu yandika izina ry'umuntu mu gitabo cy'ubugingo. Ikintu gikomeye. Arangije kandi numva abakorera uwicaye ku gicu babwirwa ngo nimuteranye urukungu n'umurama n'ibishushungwa mubijugunye mu nyanja yaka umuriro. Abanyabyaha bagabanyijwemo amatsinda atatu, bamwe bagereranyijwe n'urukungu, abandi bagereranyijwe n'umurama, abandi bagereranyijwe n'ibishushungwa. Ibishushungwa ni ibintu bidafite ishyikizo, ni ibintu bibonetse byose bitwara. Abantu bagereranywa n'urukungu ni abantu bagerageje kwinjira mu bintu by'Imana ariko ntibakizwa, ubupagani buniga ubukristo muri bo. Abandi ba gatatu ni umurama, ni abantu umuyaga w'ibigeragezo, umuyaga w'ibyaha wahuhaga bakajya iyo bagiye. Mu matsinda atatu y'abanyabyaha ndasaba Imana ngo ntuzabemo. Nahawe kugira ngo uharanire kuzaba mu itsinda ry'abakiranutsi. Nshuti zanjye, uwo mwanya urwobo rudafite akagero rwasamira bugufi cyane aho nari mpagaze. Muri uwo mwobo nabonye havamo umwotsi mwinshi, hari harimo amakara yaka n'amajwi ateye ubwoba, kandi barategekwa ngo nimuhunike amasaka yanjye mu kigega. Amen. Abakiranutsi bazagereranywa n'amasaka, azahunikinga no mu bigega ariko muramaza usesa. Iyo ndirimbo abadivanisiti barayifite, abarokore barayifite. Umuntu utarimo gushaka Kristo ngo amugire umuntu uremereye ahinduka amasaka, arimo arahinduka umurama. Nshuti zanjye, uwo mwanya benshi barazamurwa bajyanwa mu bicu, ariko njyeweho nsigara hasi, kandi nshakaho kwihisha sinabibasha, kuko uwicaye ku gicu akimpanze amaso. Ndangije nibuka ibyaha byanjye, umutima wanjye undegura udaca, ndangije mpita nkanguka. Yarose nabi, ntiyarose nabi, yarose nabi. Ntabwo nkwifuriza kuzarotera ibintu, kurota abandi bagiye mu ijuru ntujyeyo, kurota abandi bahabwa ikamba ry'ubugingo wowe ukarimbuka, kurota abandi Imana yandika amazina yabo wowe iryawe rikaburamo, kurota abantu bacikamo amatsinda abiri ukisanga mu itsinda ribi. Ndasaba Imana ngo izo nzozi ntuzazikabye. Uyu mugabo arangije aravuga ngo natinye kureba mu maso y'Imana kuko umutima wanjye wanshinjaga ibyaha nakoze. Turi mu gihe cyiza, Kristo ari ku ntebe y'imbabazi. Uwo nguwo aho arimo aradusabira ku Mana. Intege nke zacu n'ibyaha byacu, amasengesho yacu yo kwihana arayafata akayashyiramo umubavu wo kwinginga kwe, yarangiza akabigeza ku Mana bisobanutse. Uwo wenyine niwe ukurikirana intege nke zacu n'ubuzima bwacu, abufite mu biganza. Niwe wa wundi ujya utwongera iminsi yo kuramuka kuko dukeneye iminsi yo kwihana. Ariko abantu batarimo kubikemura uyu munsi, bizakugora ku munsi w'imperuka.
umutimanama uzaba urimo gukora kurusha uko ukora uyu munsi. Ariko bantu b'Imana, ndasaba Imana ngo igufashe uzagere mu bwami bw'Imana. Ndasaba Imana ngo iguhindure umukandida w'ubwami bwayo. Ndasaba Imana ngo iguhe kumva uburemere, uburyohe bw'agakiza, wumva impamvu ukwiye kujugunya icyaha. Kuri muririrwa wiba utuntu tw'udukaramu, uri budukompiyuta hano, uriba imyenda aho murara, uririrwa ushwanisha abantu ubasebya, uri murarema abantu mu masura yandi mabi, uri umuntu uhora ugongana n'abantu. Ababyeyi bawe warabazengereje, ijuru wararizengereje, inshuti zawe nazo warazizengereje. Ukeneye ubwami bw'Imana mu mutima kugira ngo nugera mu ijuru uzaruhuke. Nshuti zanjye, uyu mugabo rero Mukristo arangije aramubaza ati ariko se niki cyatumye utinya kugeza ubwo hamuka bingana gutya? Uwo mugabo abwira Mukristo ati nuko nibwiraga yuko umunsi w'amateka usohoye nanjye nkaba ntawiteguye. Kutagira imyiteguro ishyitse y'ubwami bw'Imana, abantu bagiye kuzatungurwa n'ubwami bw'Imana. Ariko icyarushije ibindi kuntera ubwoba nuko abamarayika bateranije abandi njyewe bakansiga, kandi nuko n'urwobo rwa Gehinomu rwari rwasamiye bugufi cyane bwaho nari mpagaze, kandi nababazwaga n'iby'umutima wanjye umana, nkibwira yuko wa mucamanza ampanze amaso iteka ndeba igitsure. Musobanuzi abaza Mukristo ati ibyo byose umaze kubimenya? Mukristo ati yego ndabimenye. Mukristo abwira uwamusobanuriraga ati ibi bintu binteye ibyiringiro n'ubwoba. Iyo utekereje iby'ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana ibyiza tuzabonayo, amahirwe n'umunyane tumenye igihe bihaniye, tuzaba dutangara tubabona mu bwami bw'Imana. Ikintu cya gatatu ni ukuba uri umunyantege nke nawe ubwawe. Kenshi na kenshi abantu barakubwiraga batari ko ukurikije uko wibona ubona uzajya mu ijuru, warangiza ukavuga uti ntabwo mbizi, Imana niyo ibizi. Kuzajya kwibona ukibona ugeze mu ijuru, reka mbabwire ibyo bitangaza bitatu ubitegereze uzabibona. Abantu wirirwa ugira ngo ni abakiranutsi uzababona barabapagani bihishe, n'abantu twirirwa ducira witeka bazihana two kubimenya, kandi natwe hari icyo Imana izakora muri twe kugira ngo ubwo bwami tububemo. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ntabwo nzi uko nababwira. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2:28 Bibiliya iravuga ngo nanone bana bato mugume muri Kristo, muri we, kugira ngo niyerekanwa tuzabona uko dutinyuka tutabebera imbere y'ubwo azaza. Umuntu wese ufite icyaha yahishe mu mutima ntabwo ashobora kwegera Kristo, ahubwo azabebera. Kubebera ni ukugendana ikimwaro, kubebera ni ukugendana umutima ukurega, kubebera ni ukugenda useta ibirenge. Ubwo muzi ko ari umukiranutsi, mumenye nuko umuntu wese ukiranuka nawe yabyawe nawe. Ubwo Kristo ari umukiranutsi, turahamagarirwa natwe ubwacu kuba abakiranutsi. Muri buriya bwami abantu b'Imana bazahabonera umunezero. Hari umuntu wambabaje, umuntu witwa Ntabwenge. Ntabwenge ba Mukristo baramubwiye bati gerageza ushaka urwandiko rw'inzira. Ntabwenge ati mugumane ibyanyu, icy'ingenzi ni uko nanjye nzajya mu ijuru. Mukristo yari yambaye ikanzu yahawe igihe yababarirwaga, yari yarahawe umuzingo azaza agenda asoma, yari yarahawe irindi zina. Ubwo bahuraga na Ntabwenge, Mukristo aramubwira ati se urajya he? Ntabwenge ati ndajya mu ijuru. Mukristo ati se ko hari ibintu twahawe tuzerekana tugeze ku marembo, wowe urabifite? Ntabwenge arangije arabwira ati ariko mwarebye ibyanjye birabareba, icy'ingenzi ni uko nimwinjira nanjye nzagira gute? Nzinjira. Ntabwenge akazaza yiyaranja. Umunsi Ntabwenge yageze ku marembo yahahuriye n'ikibazo gikomeye cyane. Igihe ba Mukristo bageraga ku marembo ya paradizo, babwiwe amagambo akomeye, nuko barazamuka
banyura mu kirere bagenda baganira ibyiza, banejejwe n'uko bambutse rwa ruzi amahoro. Bakaba bari kumwe n'abo bera barabagirana, bagenda baganira n'abo barabagirana iby'ubwiza bw'urwo rurembo. Barababwira bati ubwiza n'icyubahiro byarwo ntibigira uko byavugwa, ni wa musozi Siyoni. Ba bagabo barababwira batumva rero, murajya muri paradizo y'Imana, muri buboneyo igiti cy'ubugingo, murya imbuto zacyo zitabora iteka ryose, kandi ntimuzabonayo ibyo mwabonaga mukiri mu isi, umubabaro n'indwara n'ibyago n'amakuba n'urupfu, kuko ibya mbere bishize. Mugiye gusanga Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose ab'Imana yakuye mu isi y'umubabaro ikabageza mu mahoro. Abo bagenzi barangije barabaza bati dukwiriye kugenza dute nitugera aho hantu hera? Barabasubiza bati muri buherweyo ibyo kubaruhura mu cyimbo cy'imiruho yanyu yose n'ibyishimo mu cyimbo cy'umubabaro, muri busarure ibyo mwabibye, imbuto ziva mu gusenga kwanyu, imbuto ziva ku marira yanyu, imbuto ziva ku mibabaro mwababajwe mu nzira babahora Umwami Yesu, muri bubone ibihembo mu bwami bw'Imana. Uyu munsi urasenga, uyu munsi ufite amarira arimo gukomoka ku kuba ubabajwe n'ibyaha byawe. Uyu munsi urimo uremera kurenganwa kubw'umusaraba wa Kristo. Niba ibyo bintu bitatu nta mwanya ubifitiye, uzajya mu ijuru gukora iki? Uzahozwa yahe marira se? Nshuti zanjye, ikintu gitangaje, aba bantu baragiye bakirwa muri urwo rurembo, baramutsa Mukristo na mugenzi we, baramubwira na hato bati murakaza mwebwe abavuye mu isi. Babyumvikanisha amajwi y'impundu n'ay'imanda. Mukristo yari ageze ku marembo, maze babagota impande zose, bamwe bajya imbere abandi barabakurikira, babajya iburyo n'ibumoso. Mukristo yinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ikintu gikomeye ngiki cyantangaje, byagenze gute noneho? Nta bwenge yahageze, nta bwenge yarahageze. Baramubaza bati uvuye? Arababwira ati mvuye kure. Mu gihe abandi bavugaga bati tuvuye mu mudugudu urimbukiro, tuje hehe? I Siyoni. Baramubaza bati ni ikihe cyangombwa ufite? Nta bwenge arangije ati cyangombwa kiki? Bati nta muntu ujya uzahana adafite ibyangombwa yaherewe mu rugendo. Ngo nta bwenge yunama nk'urimo kurwisa ku rwandiko, kandi ntabwo yari agize gute, ntabwo yari afite. Arangije atariko bosi nyir'ururembo rwo mu ijuru turaziranye, yajyaga yigishiriza mu nzira z'iwacu, mugende mumubwire ngo ni wa muntu wawe. Baraza babaza nyir'ururembo, arababwira ati uwo muntu ninde? Baramubwira batarimo aratubwira ko muziranye. Mumubaze niba afite urwandiko rw'inzira, niba ntarwo mumuterure amaguru n'amaboko mumujugunye aho bazahekenyera amenyo. Nta bwenge, nta bugingo buhoraho yabonye. Ntewe ubwoba yuko turimo kwitwara nabi, mfite ubwoba yuko Satani arimo kugenda yica abantu buhoro buhoro, agashuka abantu ku munsi wa nyuma uzabagendekera neza, kandi bakaba bagiye gutakaza ubuzima. Uyu munsi rero shaka ukuntu amategeko y'Imana yashyira mu buzima bwawe. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:14, Bibiliya iravuga ngo witondere itegeko. Itondere itegeko ry'Imana iryo ari ryo ryose. Amategeko 10 y'Imana, Imana yarayatanze, ndetse Imana yatanze isabato. Ariko nagira ngo mbabwire, ntabwo dukwiye gufana isabato kuruta uko dufana itegeko rya mbere. Amategeko yose arangana kandi ni meza. Abaroma 7:12 kugeza ku murongo wa 14. Kubw'ibyo rero ni ikosa rikomeye guhitamo amategeko 9 rimwe ukaryanga. Ni ikosa rikomeye nanone gukunda itegeko rimwe ayandi yose Satani akayakwicisha. Ubu murimo muraryamira itegeko ry'isabato, murimo muracecekesha imitima ngo mudakomeza isabato mutayiruhuka. Ariko nagira ngo mbabwire, ku munsi usoza amateka y'isi, ibyo mwaryamiye mubyita ko byoroshye bizaba bikomeye. Uyu munsi itegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko, urimo urariryamira ukavuga uti papa na mama ngomba kubahagiza.
ku munsi w'imperuka rizaba riremereye, ntabwo uzariryamira ngo bikunde. Itegeko rivuga ngo ntugasambane, ku munsi w'imperuka rizaba riremereye ku buryo utaricecekesha ngo bikunde. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:14, witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakangurira umuntu wese wicaye aha gufata itegeko ryose ry'Imana akarigira irye. Ndakangurira umuntu wese kutagira ikizinga kiboneka ku mwambaro we wera. Umwambaro wera uboneka kuki? Uboneka iyo umuntu yakiriye umwami Yesu. Bishoboka ko waje hano warambitswe umwambaro wera, ariko kubera kugendana n'abapagani bakaba barakujugunyeho imyanda. Meshesha ikanzu y'ubukwe hakiri kare. Itondera itegeko, icyo ni icya mbere. Tondera amategeko y'Imana. Icya kabiri, ntugire ikizinga. Kandi icya gatatu, ntugire umugayo, binyangamugayo. Ubukene bwituma uba umuntu ukunda umugayo. Ibibazo by'iwanyu ntibikwiye gutuma ugira umugayo. Famiye iciriritse wavutsemo ntikwiye gutuma ugira umugayo. Shaka uburyo urwana n'inenge yose iri mu buzima bwawe. Ubwami bw'Imana nta kintu cyanduye kizabamo. Bibiliya yaciye akarongo ibivuga neza mu Byahishuwe igice cya 22. Bibiliya iratangaje, iravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 14. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Abangaba ijuru ryapanze ko bazajya hanze. Izi mbwa zivugwa ni izihe? Ni abantu bava mu masezerano y'Imana, ni abantu bigeze kuhagirwa mu mubatizo barangiza bakaba baratesheje agaciro umusaraba, ni abantu bigeze gukizwa ariko uyu munsi wa none akaba aribo Satani arimo gukoresha ibyaha bagaragiye abandi. Aba bantu b'imbwa kandi ni abantu Satani yakuye ku byo Imana yari yarabahaye kurya byo mu nzu yayo. None ubu barimo bararya ibintu by'ibishingwe, indirimbo z'abantu bambaye ubusa, barimo barakina urusimbi, barimo barajya mu bintu bidafite 12. Uri imbwa kandi imbwa ntizizinjirayo. Abarozi ni abantu bose baroga intekerezo zabo, ni abantu binjiza ibiyobyabwenge mu mubiri wabo bakawuroga, ni abantu bicisha abantu amagambo mabi. Abarozi ni abantu bigisha inyigisho z'ibinyoma, abantu bakayobywa mu madini y'ibinyoma. Abarozi ni abantu bica imitekerereze y'abandi bakurikije uko bitwaye, bakurikije ibyo bababwiye cyangwa ibyo babakoresha. Abarozi ba nyuma ni abantu bafata ibyo kunywa byica bakabiha abantu. Bibiliya iravuga ngo n'abasambanyi. Ni umubare ungana ute w'abasambanyi bari hano? Abasambanyi bari hano barimo amatsinda 3. Hari abantu bifuza gusambana ariko batinya amaso y'abantu. Hari abantu bari hano noneho bifuza gusambana banabishatse, ariko kubera ko gusambanya umuntu batamubona bategura amafilime bazaza bareba, bategura gahunda yo kwikinisha ku buryo iyo uvuze ubusambanyi aricara akavuga ati ariko njyewe nta muntu nafata ngo ndyamane nawe. Abasambanyi ba nyuma ni abantu Satani yagejeje ku rwego basambana ku buryo iyo bibutse urugendo rw'amateka yabo ubwabo umutima wabo ucika intege. Abajura, abasambanyi n'abaki bose, ibi byaha byose murimo kubona turimo gukora imitima igaceceka, ubikora ntazinjira mu bwami bw'Imana. Ariko mfite indirimbo nziza muri uyu mugoroba. Ese niki kizamfasha kugera mu bwami bw'Imana? Indirimbo nziza nkunda ivuga ngo nzakugezayo amahoro. Ni indirimbo ya James na Daniela,
Iyi ndirimbo narayikunze cyane, abari ku buhanga bw'ibyuma, ni indirimbo nziza. Ese urifuza kujya mu bwami bw'Imana? Urifuza kubeshwaho no kwizera? Uyu mugoroba urasaba Imana kuguha imbaraga zo gukomeza amategeko yayo. Uyu mugoroba urashaka kujugunya inenge zose. Uyu mugoroba urashaka gukuraho umugayo, amateka yawe mabi agikomeza kugukurikirana no kuyahanagura bikaba byarakunaniye. Uyu mugoroba urashaka kwandikwa mu gitabo cy'Imana. Uyu mugoroba urashaka gushyikiriza Yesu dosiye yawe kugira ngo amateka yose yagukurikiranaga arangire, Yesu azakuburanire ku munsi usoza amateka y'isi. Niba ibyo ubyifuza, ukaba wifuza ko azakugeza mu bwami bwe amahoro, uyu mugoroba ni umugoroba mwiza wo kwiyegurira Imana, kwiyandikisha mu mubare w'abantu bazajya mu ijuru, kwiyandikisha mu mubare w'abantu bifuza ko amateka yabo ahinduka. Muri uyu mugoroba nsoza ndararika, ese haba hari umuntu naho yaba umwe urimo kubwira Imana ati Imana, sinifuza kuzaba mu isi nkabura ubwami bwawe. Uyu mwanya ndashaka kwandikisha izina ryanjye mu mubare w'abantu bazagusanganira. Mfite inenge, mfite umugayo, mfite ubusembwa, ndashaka yuko ugira ikintu uhindurira ubuzima bwanjye. Nanone Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibisabwa ngo tugere mu bwami bwawe twongeye kubimenya. Hari abantu bapfumbase icyizere gipfuye yuko bari bwigumanira ibyaha byabo, bakagumana ingeso zabo mbi, cyokoze bagakomeza bakazenguruka mu madini yabo, ari abantu bakomerwa amashyi. Ariko tubonye ko hari abazinjira mu ijuru n'abazaguma hanze. Ntacyo byaba byaratumariye kuba twararirimbye, tukabwiriza, tukavuka mu miryango isenga, ndetse abenshi bakagira umwanya wo gusezerana nawe ko baje kukubera abana, tukazaba hanze y'ijuru cyaba ari igihombo. Igihe wari ku musaraba wakoze ibisabwa byose ngo kubwo kumvira, kubwo gufata umwanzuro kwacu tuzaboneke mu bwami bwawe. Nta kintu watwimye, waduhaye imitsi yawe, waduhaye amagufa yawe, waduhaye amaraso yawe, uduha amateka yawe, ndetse n'uyu munsi turindiwe mu izina ryawe. Kuba twarimbuka nitwe twaba twisize. Muri uyu mwanya ibyaha byagiye bitujyana kure yawe, twakomeje gukora ibyaha ducecekesha imitima, ariko ijambo ryawe ritweretse ko ku munsi usoza amateka y'isi, abagiye bashakisha mu maso hawe, bakagushakisha uko bwije n'uko bukeye bakihana, ukarebana nabo mu maso ukabababarira, kuri uwo munsi bazagira umugisha, bazabona urimo kubamwenyurira. Ariko abakuburiye umwanya bazareba mu maso hawe bagira isoni n'ikimwaro. Uyu munsi usoza amateka y'isi, udushyire mu itsinda rizaba riri bwishimire intsinzi y'uwo munsi. Andika amazina yacu mu gitabo cyawe cy'ubugingo, kugira ngo uzahamagara amazina iryacu ritazaburamo. Shyira ikimenyetso muri twe kugira ngo igihe uzavuga tuzabashe kumva. Udukure mu binyoma, udukure mu kugendera mu kinyoma. Ijambo ryawe ridusabye kwita ku bintu bitatu. Icya mbere y'uko ugaruka dukwiye kwita ku itegeko ryose, niko ijambo ryawe ritubwiye. Hano hari abana bawe Satani yagiye yicisha amategeko yawe. Hari abo wahaye umugisha, uha imbaraga, bagenda bacika ku byaha bitandukanye. Ubakoresha urugendo, ubibutse yuko no kwica isabato ari icyaha. Uturinde kuba abantu bubatse ubuzima bwacu ku isabato gusa, ahubwo nk'uko isabato wayiduhayemo imbaraga, uduhe n'imbaraga zo kutica andi mategeko. Ku munsi usoza amateka y'isi, utarakwegereye ngo aguhe dosiye ye yose ntacyo aguhishe, nta kintu muzavugana.
uyu mugoroba hari abana bawe bahagurutse baraza, dosiye z'amateka yabo yose ntacyo bagukinze, ibyo bakoze, ibyo bagambiriye n'ibibi bapangaga gukora babizanye muri dosiye baguhaye ibumbye, kugira ngo ubababarire, ubahe imbaraga zo kureka ibibi, kandi kuri urya munsi ay'urutare rw'Imana uzareke bakwisunge. Muri uyu mugoroba nta muntu utanezerewe n'umwe. Turifuza kuzaba mu bwami bwawe, aho abakiranutsi bazaba bishimye, nta kurira, nta kurwara, nta gupfusha, aho tuzahura n'abacu twabuze, aho tuzaba twishimana n'Imana turebana nayo mu maso, aho tuzabona abamarayika baturindaga, aho tuzambikwa ikamba ry'ubugingo tukabaho twishimiye iby'abera. Kuba muri iyi si y'agahinda n'umuvumo, twarangiza ntituzaboneke mu bwami bwawe cyaba ari igihombo. Andika amazina yacu kugira ngo utatazatura, kandi uyu mugoroba utubere Imana, tukubere abana, tugukurikire. Ijambo ryawe rigira ububasha muri twebwe. Kweretse abana bawe biteguye kubatizwa ku isabato, ngo ukomeze ubabyare, bo guhinduka abanyadini beza gusa, ahubwo bahinduke n'abaturajuru beza. Nkweretse n'abakirimo kurwana n'uyu mwanzuro Satani akirimo gushuka ngo babe bicaye mu byo barimo, ndabakweretse kugira ngo icyo bagomba gukora uyu munsi ubategeke kugikora, bo kuzashaka kugikora ejo, kuko ntawe umenya iby'ejo. Ababyeyi bacu tubasabiye umugisha, abo twakomerekeje mu bo tubana, ababyeyi bacu n'abo twirirwana, abo twakomerekeje ubomore, kandi natwe uturinde gukomeza gukomeretsa, kuko natwe icyaha cyaradukomerekeje. Utwomore kandi uduhe n'imbaraga zo komora abo twakomerekeje. Ijuru ribane natwe. Mbere y'uko ubwami bw'Imana tubwinjiramo, buzabanza bwinjire muri twe. Ngaho rero duhe amahirwe yo kumva ijuru riri muri twe. Reka indirimbo z'abamarayika tuzumve mu mutima wacu. Reka hahandi imitima yadushinjaga tukabura amahoro, reka tuhabwirirwe ngo muri abana banjye. Umusozo uduhaye ni mwiza, ukomeze udufatisha umwanzuro, uduha amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14